Okay, n'ubundi rero reka mbasuze mwese abakunzi bacu abadukurikira hano kuri Urgent Catholic Updates, n'ubundi tubagezaho amakuru agiye atandukanye avugwa muri Kiliziya Gatolika, Ivanjiri, ijambo ry'Imana, amakuru muri politiki, amakuru mu bukungu, amakuru y'imikino, ariko by'umwihariko turizera neza ko rwose tuzajya turushaho kumva neza ijambo ry'Imana ndetse n'ivanjiri umunsi ku munsi. Niyo mpamvu rero tubashishikariza gukomeza kudukurikira, mukanda subscribe aho ngaho hasi, ukora kuri subscribe ndetse unasharinga ku bandi bakristo mwaba muziranye, cyangwa se mukaba wanagenda mukarebera hamwe icyo twashyize online, mukarebera hamwe rero amasomo arimo, mugafatanya mu buzima bwa buri munsi. Nk'uko bisanzwe rero ku itariki 30 u Rwanda rwakiriye inama, abakora inama yabereye mu Rwanda ya SECAM, ndetse abenshi rwose iyi nama bari bayitegereje kandi hari n'abo yatunguye cyane. Ni inama rero y'igitangaza cyane y'ihuriro ry'abepiskopi bo muri Afurika n'ibirwa bya Madagascar. Hano rero iyi nama tugiye kwibaza tuti se ni ikibazo ubundi nabonye kirimo kugarukaho cyane, ese iyi SECAM igiye guhindura iki mu mibereho y'abakristo? Ese ubundi muri Afurika niye gahunda ihari cyangwa se ikurikira nyuma y'iyi nama ya SECAM? So n'ibihe byemezo byafashwe muri inama ya SECAM, cyangwa se ni ibihe byitezwe kuva muri iyi nama ya SECAM ku bakristo? Nibyo, abakristo benshi bategereje impinduka zagaragara zivuye muri iyi nama ya SECAM, aricyo tugiye kuganiraho muri aka kanya, turebera hamwe impinduka zizagaragara muri iyi nama ya SECAM. Iyi nama yari yabereye mu Rwanda, yari y'amahugurwa ya 20, yabaye kuwa 30 Nyakanga kugeza tariki 4 Kanama hano i Kigali. Yari ifite insanganyamatsiko iri mu ndimi z'amahanga igira iti Christ, Source of Hope, Reconciliation and Peace. Ngenekereje mu rurimi rw'Ikinyarwanda bishatse kuvuga ngo Yesu isoko y'icyizere, ubumwe ndetse n'amahoro. SECAM rigenzura gahunda zigomba guhindurwa cyangwa se gushyirwaho amabwiriza mashya y'ubukristo muri Afurika mu myaka ibiri imbere. Nk'ubu ngubu SECAM ifite vision nshyashya, icyerekezo gishya cya 2025-2050. Intego ya nyamukuru ikomeye cyane ni guteza imbere, ni gutegura inzira za Kiliziya Gatolika muri Afurika hose muri urugendo rw'imyaka 25 igiye kugira gute, igiye kuza yiyongeramo. Iyi nama rero n'ubundi yayobowe na His Eminence Fridolin Cardinal Ambongo Besungo, ariwe Archiepiscopi wa Kinshasa, Democratic Republic of Congo, akaba ari nawe perezida wa SECAM. Uyu rero niwe wari uyoboye ndetse SECAM rero twababwiye ifite icyerekezo 2025-2050. SECAM yabereye mu Rwanda rero mu gihe cyo gushyiraho gahunda nshya yo kuyobora no kuzana impinduka muri Kiliziya Gatolika muri Afurika 2025-2050. Iki rero ni ikintu gikomeye cyane ku bakristo bose bakwiye gutegereza, ngo ni impinduka zigiye kugaragara nyuma y'inama zijyanye n'icyerekezo gishya 2025-2050. Ibikorwa byo kuyobora iyi nama rero cyari mu maboko ya Cardinal Ambongo, perezida wa SECAM, kubana n'umunyamahanga mukuru Frere Raphael Simbine Junior, ndetse n'abandi bayobozi bakomiseri baturutse mu makonferansi yose ya Kiliziya za Afurika. Kuvuga ngo rero ibi byose ni ibyitezwe muri iyi nama ya SECAM. Inama rero yashyizeho icyerekezo vision cya Kiliziya Gatolika muri Afurika kuva
2025 kugeza 2050. Ikigamijwe rero ni ugufasha abakristo gukura mu kwemera. Iki kintu mucyumve neza. SECAM igamije gufasha abakristo gukura mu kwemera, kuba umusemburo w'amahoro no kunga abari mu makimbirane. Kuvuga ngo rero musakunda kubona Kiliziya Gatolika ikunda kugira uruhare mu guhosha intambara n'amakimbirane hagati y'ibihugu ndetse n'ibindi, cyangwa se abaturage cyangwa se abakristo ubwabo. Hano rero harimo kuba umusemburo w'amahoro no kunga abari mu makimbirane, gukomeza kuba urumuri muri sosiyete irimo ibibazo byinshi: ubukene, ruswa, intambara, ibibazo by'urubyiruko. Hano rero SECAM yibanda ku rubyiruko, ibibazo by'ubukene, ruswa, ndavuga intambara, ntiwumve wenda hagati gusa ku baturage, ahubwo uwumve no kuba mu bihugu cyane. Zabona cyane ko Kiliziya Gatolika kenshi na kenshi rwose igira uruhare mu guhosha amakimbirane ari hirya no hino hano mu isi. Ibi nabyo bikaba biri bimwe mu bigize vision ya SECAM. Imbaraga nshya rero mu kunga ubumwe no mu mahoro. Insanganyamatsiko y'inama yari Yesu Kristo isoko y'ibyiringiro, ubumwe n'amahoro. Abepiskopi rero biyemeje gukora byinshi mu guhuza abakristo n'amoko atandukanye, kwigisha amahoro n'ubwiyunge, gukemura amakimbirane binyuze mu mbaraga zo kwemera. Abakristo rero bagize uruhare rukomeye cyane muri ibi bikorwa, cyane ko mwabonye ko n'ikibo hagiye urubyiruko ruturutse muri Afurika, ruturutse hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, hirya no hino, amadiyoseze, amasantrale, amaparuwasi yagiye yohereza urubyiruko, n'abagiye baza ku giti cyabo baza muri iyi nama ya SECAM. Nk'uko tubibonye, SECAM izagira uruhare rukomeye cyane mu